mana yanjye ubusunza akora iki kugira ndusheho kwikunda, ubu nakora iki kugira ngo nikunde. Hello nizere ko mumeze neza aho muri hose. Ni umukobwa wanjye Kisa Edison ya Aniston. Nagarutse rero muri video nshyashya nziza kandi ifite umumaro, noneho nasabwe n'abakunzi banjye. Rero inshuti zanjye tugiye kurebera hamwe ibintu inshuti zanjye zagiye zinsaba, abafana banjye abakurikirana ibyo nkora barambwiye, barebye video y'ubushize barambwira ati ese kubera iki utatwigisha kwikunda twebwe ubwacu? Ese kwikunda bisaba iki? Ese kwikunda bigenda gute? Umuntu yabikora gute kugira ngo arusheho kwikunda? Rero hari abantu bagiye bitakariza icyizere bitewe n'ibintu bagiye banyuramo, cyangwa byagiye bibabaho, cyangwa bitewe n'uko umubiri wabo umeze. Hari umuntu urwara ibiheri akahita agira utakavuga ati mana yanjye, akahita yiyanga ubwe, akajya yumva nta kintu kimushimisha, nta kintu kimureba, akumva nyine mbese nta byiringiro, nta cyizere cy'ubuzima afite. Kwikunda bikagenda. Rero bagiye bamwe bansangiza banyura inbox bakambwira ati rero tubabarire uzatwigishe ni gute twakikunda, ni iki twakora kugira ngo turusheho kwikunda, ko icyizere cyacu kigenda kigira uti kiyoyoka, cyo kubaho, cyo kwikunda, ko dusigaye twiheza mu bandi, ko dusigaye dutinya kujya ahantu runaka bitewe n'uburyo wenda n'urugero duteye, bitewe n'uburyo tumeze, ubukene iki. Rero ndavuga ati iki kintu kirakomeye kandi kiriho kireze. Umuntu agasanga yitakarije icyizere, nta kikunda ubwe, asigaye nawe yireba akagira ute, akabona yariyanze. Rero nibyo tugiye kurebera hehe muri iyi video. Ese ni iki wakora kugira ngo urusheho kwikunda, cyangwa ni iki wakora kugira ngo wikunde? Yewe muntu utikunda, yewe muntu wumva ubuzima nyine buri kugenda bugira ute, icyizere gitakara, dore ibintu ugomba gukora, urumva, ubundi ubuzima bwawe ukongera ukabyuka ukaba mushyashya. Ubu tugiye kuba iki? Bashya. Dore ikintu cya mbere rero ugomba gukora, nimba ugomba gukora iki, celebrate your wins. Nimba hari ikintu watsinze mu buzima bwawe, nimba hari intsinzi wagezeho, yiserebure. Kuki ubigumisha mu mutima wawe ukaba uzi ko nimba hari abantu bakoranye interview ukagira ute, ukagira impano ukayitsinda, yiserebure. Wabonye akazi, ugiye kujya he? Ugiye kujya mu yindi level, ugiye gutangira akazi, kubona amafaranga, wiyiteho, wite kuri famille yawe, cerebra iyo ntsinzi. Bizatuma ugenda wiyubakamo icyizere, urumva, none urusheho kugenda wikunda gake gake, nubwo biba bitaraza, ariko iyo wafashe umwanya ko bati ngiye gucerebra iki kintu, uba wikunze kabisa, uba wikunze. Rero nimba hari intsinzi yaje mu buzima bwawe rwose, yaba ntoya yaba nini, gerageza uyicelebrating, ndakwinginze. Akandi kantu ka kabiri, byibuza meditation ya buri munsi, byibuza iminota 15, hagati y'iminota 15 n'iminota 30. Gerageza ugire igihe cyo kwitekerezaho, nawe ukore ka meditation gato, uvuge ati se nimba umunsi wanjye watangiye gutya urangiye gutya, cyangwa nimba umunsi wanjye utangiye gutya wageramo hagati ukabona bigenda ukuntu, ufata imwanya nk'iminota 5, 15 witekerezo, uvuge ati noneho ko ibintu bitangiye kumfana, ko ibintu bitangiye kugira ute, utekereze uburyo ki wabigarura. Ka meditation nako gatuma nyine witekerezaho, nyine ukumva nimba ari akantu kagiye kukwibeta, akantu kagiye kugutusha hehe ku mutima, bituma iyo ufashe iminota 15 yo kwitekerezaho wongera kwigarurira icyizere no kwikunda. Akandi kantu rero wakora, iga kwibabarira. Nimba ikintu kije, hari abantu bakora nk'ama interview y'akazi, akavayo akumva umujinya uramwishe, akavuga kuki koko bitagenze gute, ese kuki ntabikoze neza, ese kuki iki nta kivuze. Hoya, nimba byagutsinze, ibabarire wowe ubwawe, wikirirwa wishyiraho iki, wishyiraho
si unabivuga gute wumva nyine ari wowe wakosheje kandi byo wanakosheje sinzi si unabivuga gute mana yanjye ariko iga kwibabara nimba ikintu kitagenze uko wabitekerezaga vuga ati okay ubutaha kizagenda neza. Ibyo rero bizagufasha kutakomeza hari igihe ukora interview ya mbere ugakora interview ya kabiri ya gatatu katucika intege ukavuga se n'ubundi ntago nzagira ute ntago nzabitsinda ariko iyo wibabare ukavuga ati wow nubwo binaniye uyu munsi ubutaha nzabikora umva ako kantu kagutera courage. Akandi kantu rero wakora kora ikintu cyose cyiza kandi kizatuma ugira ute wishima. Ikintu cyose cyiza ni ikintu kigushimisha. Umuntu yo kugukoresha ikintu udashaka ngo nuko wenda ashaka kugufasha ikintu runaka oya ibyo hari igihe bikugiraho ingaruka ugasanga yangaruka niyo yaguteye kugira ute niyo yaguteye kutikunda cyangwa kumva witakarije icyizere. Wowe kora ikintu cyo cyose uzi ko kigushimisha. Nimba ukunda koga jyayo, nimba ukunda gusura inshuti zawe zisure, nimba ukunda gukina umupira ukine, nimba ukunda kunywa amazi yanywe, utitaye ku cyo aricyo cyose pfa kuba icyo kintu uzi neza ko kigushimisha kandi utagikoreshejwe n'undi muntu. Ikindi kintu ni kwiga kuvuga hoya. Hari igihe umuntu agukoresha ikintu akavuga ukaba nyine ugatinya kumubwira ngo hoya kandi wenda nyuma y'icyo kintu agukoresheje hari ingaruka ku mubiri wawe cyangwa hari ingaruka mu bitekerezo byawe igaguhakana ngo hoya. Ndabizi abantu benshi kuvuga hoya birabagora ariko rwose igakuvuga ngo hoya. Umuntu yo kugukoresha ikintu udashaka, umuntu yo kukubwira ikintu udashaka ngo ukikirize nurangiza ugikore hoya wapi. Tugomba rero kumenya ibintu tugomba kwirinda kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda bugenda neza. Ntabwo nzanza hano buri munsi mbagira ngo tugomba kwambara gutya tugomba kugira gute wapi kandi hari umuntu muri twubabaye tugomba kumwigisha uko yakwikunda nuko yakigarura icyizere cy'ubuzima bwe. None bya bintu by'imyenda akabyambara avuga ati wow noneho ndishimye ngomba kwenjoyinga nka gutyo. Akandi kantu tugiye kugira ute tugiye kurebera hamwe kavuga ngo create a self care routine. Iga nyine gira routine yawe yo kwikunda. Ihekeya urumva ihekeya uvuga ati mu gitondo koga utuzi dukonje biranyura ukatwoga koga utuzi dushyushye biranyura ubyuka utwishyuhirize utwiterekere muri dushe nurangiza ugira ute udukaraba uzumva uvuga ati wow ibintu nabyiteguriye ibi bintu ni ibyanjye bizagushimisha kurusha bizatuma wikunda. Ikindi kwitaho nyine self care routine kwitaho iyiteho uvuge ati nta wundi muntu bireba ni njyewe. Uyiteho ubuze ikintu kikubera ubuze ikintu wisiga mu maso kikakugira mwiza ubuze amavuta meza wisiga ubuze inkweto zikubera ibintu nk'ibyo wiyiteho uvuge ati uyu munsi ndasuka iki gihe iki nzakora iki mbese wige kwitaho nabyo bizarushaho kugenda bizagutera kurushaho kugenda wikunda. Akandi kantu move your amazing body. Akantu ko ku mubiri wacu tuwiteho. Nimba uzi ko iyo wagize ibiro 80 bigutera kwiheba, iyo wagize ibiro 100 bigutera kwiheba, why not utakora siporo ngo bya biro birimite uvuge ati byanga bikunda ngewe ngomba kuba nkora mfite ibiro 50 ngomba kuba mfite ibiro 60 biterwa n'iki n'ibiro ukunda. Rero kwita ku mubiri wacu ni ingenzi. Siporo ni ubuntu. Kuva aho uri hose ukagenda n'amanota n'amaguru 15 ukagenda ukirukanka mu muhanda nta muntu ukubuza. Siporo mbese nako kantu ka siporo tukiteho. Kubyibuha cyane bidutera kugira ute kwigungora rimwe na rimwe ukanitinya kujya mu bantu ugasanga se ndaca hehe ngana gutya ese ndajya mu bantu ngana gutya baranseka baranyinuba wapi. Why not
utegereza ko ibiro byawe bigeza ku biro 80 kandi uzi ko bijya bikurimita mu mutima wawe bikagutera kutikunda. Rero akantu ka siporo tukiteho nako katuma wikunda. Siporo ituma wikunda. Uzi yuko iyo n'urugero wanga kubyibuha ukabona warananutse wumva wikunze, utangira ka kenda wari warashyize ku ruhande utangira kujya ukeguruka ukakambara ka makeup wari washyize ku ruhande kubera ibitama utangira kujya ukafata ukakisiga ukagenda mu muhanda wumva uri fier. Akandi kantu rero, gura ikintu kigushimisha. Mu nce zame icyo kintu tugomba kucyitaho. Ikintu cyose kigushimisha. Nimba ukunda kwambara mini yigure. Nimba mini igushimisha wikita ku muntu ngo urazambona ngo nambaye ikika, nanone ugomba kuyambara utitaye ngo nzaca ku muntu ndebe nzajya yambare kuko uyikunze. Yambare kuko wumva gushimishije. Iyo yambaye wumva ubuzima bwawe bumeze neza, wumva ufiringa neza, wumva nyine umeze neza. Rero umwenda wari wese wumva mu buzima bwawe wambaye wumva umeze neza wambare. Inkweto zigushimisha. Nimba ukunda kwambara inkweto ndende zambare, nimba ukunda kwambara inkweto ngufi zambare. Urumva kuko arizo zigushimisha. Hari igihe ushaka kuvuga ati oya ngiye muri anniversaire ntago ari ngombwa kugenda nambaye inkweto ndende, kandi inkweto ndende nizo ukunda, nizo iyo wambaye inkweto ndende wumva wambaye neza. Kubera iki utazambara? Hari umuntu wavuze ngo muri anniversaire tugenda twambaye inkweto ngufi, tugenda twambaye Jordan cyangwa Godas. Wapi? Wowe ikintu kigushimisha kigure nurangiza ucyambare, hazacu wambaye. Akandi kantu, get outside. Ige kwijyana kwisokana bituma mwashiriza wumva uri boss ready cyangwa uri boss. Iyo wisokanye ahantu harenze, urugero ukavuga ati uyu munsi najya Serena, wenda wabonye nk'uduceri bati uyu munsi ndajya Serena, niyo utitaye ngo fanta igura 5,000, utitaye ngo fanta igura 2,000, ukagenda ukicara ahantu muri Serena hawe nyine ufite telefone yawe cyangwa hari n'utuntu ugiye kwigaho, warangiza ukicara abantu bakaguservinga bati wawe nanjye nicaye muri hoteli nyenyeri runaka. Wumva wikunze, wumva na undi muntu kurenze, imbaraga zitangira kuzwa bati wow. Iga kwisoka nawe utegereza ngo nzasoka ari uko runaka yansokanye, nzasoka ari uko runaka twajyanye. Wapi? Kugenda ukicara ahantu bakaguserva ntabwo ari ibintu bitinyitse, nyine ni bya bindi byo kwitinya byo kugira uti wapi. Rero ibyo ngibyo tubicikeho. Iga gusohoka wisohokanye, witegereza runaka azajya ahangaha aba aribwo tuzajyana. Nizeye ko rero kugenda mubifata. Ibi ni ibintu rero byagufasha kugenda wikunda. Tugomba kwikunda kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza. Hari abantu ubuzima, icyizere cy'ubuzima cyagiye, atatinyuka kujya mu bantu, icyo ari ukwirwa ryamye gusa avuga ati ndajya ahangaha bamfate gute, ndajya hano bandebe gute. Rero ibi bintu biragufasha pe, kandi ndabizi. Ikindi kintu, nimba ujya kuri social media, n'urugero nimba ujya kuri social media ukabona urugero nk'umushuti wawe wa kera abayo mu buzima bwiza, abayo mu buzima burenze, ukumva bigize ute bigutushije ahantu. Yijye kure, jya kure ya social media. Nimba uzi ko hari nimba ugiyeho bigusaba kugira ute kwitekerezaho cyane, ukiblaminga, kuvuga ati why not ngiye kubera iki ngewe ntabigezeho, se kuki Imana byagenze gute. Wapi? Wowe iga kugira ute nimba ikintu uzi ko kiguhungabanya gituma ujya kure, utuma wiyanga, kijye kure. Akandi hari abantu ntashatse kuvuga cyangwa bari kureba ino video yanjye, bajya kuri social media bareba umukobwa uteye gutya, bareba umukobwa ufite
utubere duto yabari umukobwa ufite skin nyine smooth skin akavuga ati wow man kubera iki njyewe uru ruheri nzarujyana hehe, uru ruheri iyi minwa nzajyana hehe, aya mazuru nzajyana hehe. Reba ukaba ati nyine ugatangira kwitekerezaho cyane. Rero nimba social media ituma ujya kure rwose yiveho. Instagram ituma abantu bitekerezaho cyane, YouTube yo ntaribi uba ugiye kurebaho ibintu ugiye kwiga cyangwa ugiye kugira, ariko Instagram ituma iyo ubonye umukobwa yambaye neza ateye neza wati Imana wanjijije iki. Rero yijye kure. Ikindi, kunda uruhu rwawe, kunda uruhu rwawe. Bibona umuntu yaragiye muri alimentation cyangwa yagiye muri farumasi bamuha umuti bamuha amavuta meza muganga amwandikiye agura 400, wowe nta n'akazi ufite ugashaka ukamubona ugashaka gusa nawe. Icyo gihe rero bigutera kwiheba mu mutima wawe ukavuga ati iki njyewe ibi biheri ese Mana wanjije iki, ugasanga uhora wibaza ibibazo byinshi ugasanga uranacumura. Rero nimba ufite uruhu rufite ibiheri rukunda umenye ko ari urwawe. Nimba ufite uruhu rufite amavuta rukunda umenya ko ari urwawe. Ahubwo vuga ati ndakora iki kugira ngo ibiheri bikire kandi nkoresheje ibintu bya naturel mbona hano hafi. Ushaka kugenda ahantu hari ahantu bahinga ibikakarubamba ukajya wihara rutine ukaba ati ngiye mu kabiri mu cyumwe nzari nisiga ibikakarubamba hejuru mu maso. Urumva noneho ibiheri bikajya bigakira kandi ukoresheje igikakarubamba wagiye gusaba ahantu, cyangwa nawe ukaba ati nzakenye ibikakarubamba byinshi reka ngire ute reka mbyihinge. Ukagenda ukamusaba imbuto ukamubwira ati ngiye ndashaka kuma ko igikakarubamba nanjye nkagitera mu rugo, noneho ukajya ukikoresha wakihingiye. Ushaka gukoresha inyanya, ushaka gukoresha indimu, ushaka gukoresha amagi, kandi ibyo ni ibintu bigura amafaranga 100-200 gutyo. Rero wigendera ku bandi ngo bafite uruhu rumeze cyangwa bafite ikiwabi. Wowe ikunde wowe ubwawe, ukunda uruhu rwawe ahubwo utangiye kurushakira icyo warukorera. Akandi kantu, menya cyangwa iga kugira kumarana umwanya n'abantu ukunda. Nimba ari inshuti yawe ukunda, byibuza making sure yuko ugize ute uri kumwe nayo. Ntabwo mwahorana buri munsi kubera ubuzima, ariko nimba uzi kujyayo ukishima, nimba uzi kujyayo akagutera story ukareka kuba bored, ukareka kwitekerezaho cyane, why not kuki utajya kumureba. Ega kumarana umwanya n'inshuti zawe zituma ubuzima bwawe bwendereye, ubuzima bwawe bugenda neza. Wikigunga, wikumva wiyanze, wiguma mu nzu nta kintu bizakumarira. Mbese sohoka, genda, iga. Iyo uri no kugenda nawe just ushaka kuba nta n'akazi ufite, ushaka kuba nta n'ahantu ufite ho kujya, ugakaraba neza, ukitera ka makeup kawe neza. Abantu njya mbabona mu mujyi, urumva just kwanga kwirwa nyine yitekerezaho. Urumva iyo umuntu yicaye umwanya munini ahantu mu nshizame aritekereza, none uzi iyo n'akazi ufite. Umva ndakubwiye ngo nimba azi ko n'akazi ufite, reka nkubwire akantu ugomba gukora kandi kazagufasha, uzangurira. Nimba uzi ko n'akazi ufite, reba wawiriwe mu rugo kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru, byibuza making sure yuko umunsi umwe mu cyumweru, sibyo, ufashe ukajya uvuga ati noneho njyewe nanjye ngiye kujya mu mujyi, ngiye gukaraba, nambaye agapantaro kanjye, ntera ipasi, nta myenda yo muri mare, rega wige no kuyirebamo. Ajya uba ufite akazi, nta kazi ufite imyenda yuzuye mare, ukajya ati Mana yanjye iyi myenda nzayambara he, ukaba ati we Mana si ubu kuko nzabigenza gute. Noneho wowe iga uvuge ati nanjye imyenda yanjye kujya nyambara sha. N'abantu bo muri quartier yanyu ntabwo bakota. Urumva iyo abantu bati ndagiye, bati wa uriya muntu yabonye akazi cyangwa aranagafite, uhituma hari umuntu ugucishamo ijisho. Akantu nashaka nyine kukubwira,
wevuga ati ngewe kwa gatanu wenda turi kuwa mbere n'urugero kuwa gatanu ngewe nzajya mu mujyi gutembera ndebe ukuntu mu mujyi hasigaye hanameze maze amezi 3 udakandagira mu mujyi kandi utuye i Kigali kandi nta n'akazi ufite surambira ngo wabura kwigungura we fata umwanya uvuge ati kuwa gatanu nzajya ahangaha utegura kenda kawe keza uzi niyo yaba ari udukweto tureture nurangiza uvuge ati ngiye mu mujyi ndaka ntembere yewe bagiye banagira uti banatwubakira ahantu hagiye hatandukanye ho kwicara hari wireless hari umuriro telefone umuriro urashira ugacomeka hari internet ujya ukora icyo ushaka abanyura abantu urareba ukiga ubwo rero uweti utera agapasi wahanagura udukweto twawe ufata agasakoshi kawe keza utera ka makeup nurangiza ugira ute uzamuka ujye mu mujyi uzavayo wishimye umva mu mujyi nta muntu nawe hadashimisha nizere ko nta muntu n'umwe mu mujyi hadashimisha kuhajya uzamuke ujyeyo ujya ahantu nakubwiye haba muri ka free zone haba ku mujyi wa Kigali ugende wicare nta muntu uzaguhagurutsa urumva naka meditation wagakora ushaka kujya kuri internet ushaka kugira ute wifi n'ubuntu bwose nurangiza nubona bugorobye wongera ufate inzira witahe wigire mu ubu hari ikintu utazaba wakoze koko ako wiguma mu rugo wibyama ngo bikini biki wapi nta kintu bizakugezaho mu mashesame twikomereza akandi kugerageza gukora iki gufata aka break gerageza gufata aka break uvuge ati nimba ujya ugira akazi kenshi ku munsi hari abantu bagira akazi kenshi ku munsi kurya no kurya abura umwanya wo kurya fata aka break byibuze wete k'iminota 20 ugenda ahantu utekerezeho ntibare unasenga usenge nimba unakaramu ukarabe nimba ugira hajya ujya mu kazi kakakubuza no kwitekerezaho kakakubuza no guhumeka aho rero ni ahantu utangira nkora nk'ipunda ugatangira kugira ute ugatangira kwibaza ibintu byinshi cyane se ko iki n'urugero ko kinize nk'abamura akazi nk'aka kavunanye nakagombye kuba nicaye mu biro wapi rero iyo ufite umwanya wo kuruhuka ufasha ka break ukaba watereka ntuhuke umva ibyo bintu biragufasha nizere ko rero ibintu bizagufasha kurushaho kwikunda nimba utikunda ibi bintu bikore uzambwira igihe mu mwanya igihe mu mibereho yawe igihe cyo kwikunda ibintu byose ubimara wibreminga wigira ute ukumva nyine ubuzima bwaragusize ukumva nta kigenda ukumva rwose yawanipfiraga rero ibi bintu biragufasha ndabizi neza biragufasha pe biragufasha uko mbikubwiye ndakwinginze ngo ubikore kandi uzambwira isohokane iyiteho kora siporo nimba uzi ko umubiri wawe ubyibuha vuba nimba uzi ko unywa igikoma nimba uzi ko unywa igikoma ukabyibuha kireke nimba uzi ko unywa icyayi kirimo isukari nyinshi ukabyibuha kireke fata amazi yawe nta muntu umwe amazi yishe pe rero ibintu byo kubyibuha tukibunga ukumva ntushaka kujya mu bandi ukumva nyine mbese icyizere waragitakaje ibi bintu birakwigisha bikurikirana rero kuva video utangiye kugera irangiye ndizera ko hari ikintu uri bukuremo ayo nshuti zanjye reka ncumbikira ahangaha comment zanyu ndazikeneye urabona ko byibuza byanyeretse ishusho y'abakunzi banjye cyangwa umukunzi wanjye ushaka kuvuganira abantu muri rusange aranyandikira ngo ati why not baranyandikiye nk'abantu nka 5 why not kuki utadukorera kuri iyi video ivuga kwikunda ukatubwira ibintu byo kwikunda uburyo twashaka kwikunda ibyo twakora kugira ngo twikunde rero ndafati wow iki ni igitekerezo cyiza niyo mpamvu rero nabakoreye ino video ndakwinjitse ngo nimba urebye video yanjye ukabona icyo wizemo
kubera icyo utayisharinga mugenzi wawe ngo nawe abimenye. mumfashe kugeza ibi bintu nigisha ku bantu bagiye batandukanye, kandi rwose birambabaza kubona video yarebwe n'abantu nka 300 ugasanga like 0 ni 7, kandi wize mu by'ukuri. Ndakwinginze rero byibuza nimba ujya unareba video bikarangira ikurangiranye ntubyibuke, mbere yo kuyireba uyifunguye ihita ukanda kuri like. Nimba utaranakora subscribe yikore, noneho ukane no kuri kara kazogira ko ku ruhande igihe na uploadinze video yanjye ugihita uyibona. Kandi ushishikaze n'inshuti zawe gukora subscribe, rwose bizamfasha bizanshimisha. Yo mu my like nyinshi binera courage yo kuvuga ati wow, ndi kwigisha bikinjira, ndi gufasha umuntu, ndi kugira aho mvana abantu nkabageza. Rero nizere ko ibyo byose mukore subscribe, mukore like, mukore mu comment, mu sharing. Murakoze cyane rero, ndabakunda cyane. Bye bye.